Yesu ashimwe bene data, nongeye kubasuhuza mu izina rya Yesu. Amazina yanjye ni Bishop Musoni Josiane Deborah. Itorero ni Eagle Vision Evangelical Church, ikorera Nyagatare ndetse na Rusizi. Ndabasuhuje mwese rero turi kumwe kuri iteraniro rya YouTube. Imana yo mu ijuru baho umugisha kuko tugiriwe amahirwe ndetse n'umugisha wo kuganiriza isi yose, bazabasha kudukurikira no kutwumva, dusangire umugisha twese. Tugiye kumva ijambo ry'Imana, tumara gusenga turaza gukomerezaho. Reka tubanze twiragize Imana. Data twese uri mu ijuru, turagushimye kuko twemereye kuduha aka kanya kugira ngo twongere tukaguhimbarizemo, tukagushimiremo. Ngushimiye aho ugejeje ukora, ngushimiye kubw'ubwoko bwawe kibereye maso, ngushimiye kuko uri Imana igiye guhembura no gutabara no gukiza bene data. Tugiye gusangira ijambo, reka wongere uhembure ubugingo bwacu, wongere utabara imitima yacu. Uzi icyo mwene data akeneye, uzi igisebe afite, uzi aho akeneye komorwa, uzi ububabare, uzi ibihanyuzemo. Niwe wenyine ushobora kurondora umutima travere y'iri jambo bakabasha gukira. Turakwakiriye Mwuka Wera w'Imana kugira ngo ntabe ari twe, ariko izina rya riganze muri byose, mu izina rya Yesu, amen. Imana yo mu ijuru baho umugisha. Tugiye kumva ijambo ry'Imana, kandi nzi neza yuko uri buhabwe umugisha wowe tugiye gusangira cyangwa tugiye kubana muri aka kanya. Hari aho uri bukurwe, hari n'aho uri bugezwe, hari icyo Imana igiye gukora. Tugiye kuvuga titire cyangwa teme nahaye iri jambo, ni gushaka mu maso y'Uwiteka, gushaka Imana. Ushobora kumva atari ubwa mbere wumvishe iri jambo, cyangwa atari ubwa mbere wasomye iki cyanditswe, ariko reka dufatanye kwakira umugisha. Imana yo mu ijuru igira aho igukura, Imana igutabara, Imana iguhindurira ibihe, Imana ikize ubuzima bwawe, ikize indwara, ikize bya bindi byose uzi. Imana ikugiriye neza. Reka dusome mu gitabo cy'Abacamanza, igice ni icya 19 umurongo wa mbere ndetse no kugeza ku wa 4. Haravuga ngo ibyabaye ku Mulewi n'umugore we. Muri iyo minsi nta mwami Abisirayeli bari bafite, nuko hariho Umulewi wasuhukiye mu gihugu cyo hirya y'imisozi miremire ya Efurayimu, ashaka umugore i Betelehemu y'i Buyuda. Bukeye umugore we aramuhararukwa, akajya asambana arahukana, ajya kwa se i Betelehemu y'i Buyuda. Amarayo amezi 4. Bukeye umugabo we arahaguruka aramukurikira, ari kumwe n'umugaragu we n'indogobe 2, amubwira ineza kugira ngo amucyure. Nuko umugore amujyana mu nzu ya se. Sebukwe amubonye amusanganira yishima. Nuko sebukwe, se w'uwo mukobwa, aramusibya, amarana nawe iminsi 3, bararya baranywa bararayo. Amen. Yesu ashimwe cyane. Mu gitabo cya Mose 5:5 aravuga ngo nimunshake mubone kubaho. Niko aho hantu havuga. Turimo turavuga hejuru yo gushaka kw'Imana cyangwa gushaka mu maso h'Imana. Iri jambo ni jambo dusanzwe wenda twarasomye cyangwa wararyumvise, ariko Imana irishize ku mutima kugira ngo turisangire muri aya masaha. Wowe aho uri ku isi hose, aho uri hatandukanye, ndenda kugusaba kugira ngo nkubere umugisha kandi twongere dusangire uyu mugisha twembi. Iri jambo ratubwiye ngo iki gihe ngo mu minsi Abisiraheli nta mwami bari bafite. Ni ukuvuga ngo nta muyobozi bari bafite muri icyo gihe. Habagaho abakuru akaba ari bo bajya bayobora, cyangwa abakuru b'amafamiye akaba ari bo bajya bayobora, nk'uko Mose yari yarabashizeho. Ariko muri iki gihe nta witwa ko ari umwami mukuru wari uhari. Yesu ashimwe cyane. Noneho biba ngombwa yuko Bibiliya itubwira ngo uyu mugabo w'Umulewi yari afite umugore, ngo ariko uyu mugore barabana, mu kubana kwabo ngo aza kumuhararukwa akajya asambana. Amaze kwasambana, nyuma y'igihe kirekire yaramaze kumva ko umugabo atakimushaka cyangwa atakimukeneye, ngo arahukana asubira iwabo i Betelehemu i Buyuda. Agezeyo ngo amara amezi 4 abana na se cyangwa iwabo mu rugo iwabo aho yari yaravuye.
icyo gihe yamazeyo cyose umugabo ngo we ntabwo yari atuje kuko yakomezaga yibaza uyu mugore byagenze bite, uyu mugore se araho yaraye ate, nta makuru. Muribuka ko kera nta telefone zabaga ziriho, ntaki, byasabaga kwandika inzandiko abantu bakohereza. None haribaza ati uyu mugore ko yagiye, se yaba yarashatse undi mugabo, ese yaba ari iwabo mu rugo, ese nubwo yaba ari iwabo byo bimeze bite, uwahaguruka akajya kumureba hari icyo byatanga, ese uwahaguruka akajya kumushaka hari imbabazi yagira, wenda hari urundi rukundo, hari ukundi kuntu yakongera akiyumvamo rwa rukundo rwa mbere akongera akagaruka. Yesu ashimwe. Arangije arahaguruka aragenda ngo ajyana n'umugaragu we ndetse n'indogobe ebyiri. Ni ukuvuga ngo indogobe ya mbere yari itwayeho umugaragu ndetse n'ibyo kurya, impamba. Indi ndogobe yagombaga kuyigendaho akazayigarukanaho n'umufasha we agiye kureba, kuko yumvaga mu mutima we yizeye yuko bagomba kumumuha. Arangije aragenda, akigerayo ngo atungutse ku irembo gusa ngo umugore ngo amubonye ngo yishima mu mutima, yirukanka ajya kumusanganira, aramuhobera, araza. Noneho sebukwe ngaho yari arabireba nawe ngo aranezererwa cyane. Amaze kunezererwa ngo yishima kubera ko abonye umukwe we yaraje. Muri ko numva Bibiliya yatubwiye gusa ngo yarishimye, ariko uko biri kose aka kantu ninjya ukongereyeho ntabwo ariko nasomye muri Bibiliya. Icyatumye umubyeyi yishima, wenda yumvaga ko umwana we yongeye agiye guhabwa agaciro, umukobwa agiye kongera gusubirana n'umugabo, kubona yafashe iyo initiative yo kugira ngo agaruke, nuko ashobora kuba aje gucyura. Umubyeyi yongera kunezerwa kuko umukobwa yari yaramaze kuba nk'igishobozi, ko yaragiye kuba iwabo, nta byiringiro bindi bafite by'uko bizagenda. Amubonye rero ngo arabakira, barasangira umunsi wa mbere, uwa kabiri, uwa gatatu, ngo basibirayo baba mu rugo rumwe. Noneho ku munsi wa nyuma ukomeje, ku munsi wa gatatu, uyu mugabo ngo yaje gusezera. Ni ukuvuga ko yari yamaze gupresenta ibyamuzanye, kuvuga saba imbabazi ziwe, excuse ziwe yamaze kuzitanga, avuga ati wenda nabanye nabi cyangwa hari icyaha wambonyeho, hari bitaragenze neza. Aho hose agenda avuga aho bagiye bagirana inkomyi, ndagusaba mugore mwiza wongera ugaruke, mufasha wanjye genda cyagukunda, niba wewe wari waranamararutswe basi, ariko jewe uko byari biri gihe ndacyagushaka, ndacyagukunda, ndacyagukumbura, ndacyagukenera mu nzu, ntabwo nabaho ntagufite. Umudamu arongera yiyumvamo urukundo, aragaruka, basubirana hehe? Mu rugo i Betelehemu, basubirana iwabo. Noneho mu gihe bari baje, papa wabo sebukwe yagiye kubarekura, abarekura ku masaha akuze, niko Bibiliya itubwiye, ntabwo twasomye ariko ukomeje kuri iki gice cya 19. Yabarekuye ngo amasaha akuze, kuko yamubwiraga ngo asibire, yongera asibire, yifuza ko bakomeza kubana, yumvaga kimufitiye ubwuzu n'urukundo. Uyu mugabo aravuga ati databuja twihanganire tugende. Ariko Bibiliya irambwira ngo agiye guhaguruka ngo agende, ngo yafashe umutsima ngo arawubahereza, ngo nimwakire umutsima musegure umutima. Akira umutsima, usegura umutima mbere yuko mufata urugendo mugenda. Ni ukuvuga ngo uwo mutsima yabahaye ni ukugira ngo bafate icyo kurya, bagire imbaraga, ejo nibagenda urugendo rurerure batazagwa isari, ejo nibagenda urugendo rurerure batazananirirwa mu nzira, ahubwo bagende bafite imbaraga. Ahantu haranyibutsa ahantu Eliya yarazi ko bimurangiranye, aryamye hariya ahantu ngo ku kagezi, azi yuko ategereje yuko urupfu rwaba ruhari, cyangwa ategereje yuko byamurangirana, ngo agiye kubona ngo abona ngo marayika aramubwiye ati haguruka urye, kubera ko urugendo ruracyari rurerure, ufite urugendo rurerure rw'iminsi 40. Ngo arahaguruka ararya. Iyo nda yari uwo munsi yamujyanye nawe iminsi 40 atongeye kubona ibyarya. Uyu mugabo rero nawe ngo bamuhaye ibisegura umutsima. Ndenda kukubwira ntabwo gusegura umutsima ari byo kurya gusa, kuko ibyo kurya warya umunsi umwe ntabwo ari byo byakumarisha igihe kirekire, byatuma umara igihe kirekire utongeye kurya, kuko umubiri urongera ukabikenera. Ariko ndenda kukubwira ngo igisegura umutsima nta kindi ni ijambo yababwiye. Hari amagambo yabaganirije, hari icyo yababwiye. Bibiliya yatubwiye ngo ni umutsima usegura umutima. Icyasegura umutima ni iki? Umutima icya usegura
nta kindi, ni ijambo ry'ubugingo, ni ijambo ribohora, ni ijambo rikiza, ni ijambo rigira aho ribakura, ni ijambo ribafasha kugira ngo icyabananije cya gihe, icyatumye batandukana cya gihe kitazongera kikabatandukanya, icyatumye umwe atsindwa akabona ko umwe ari mubi cyangwa akabona umwe adakwiriye kitazongera kubabaho, ubwo bubi yari yabonye muri ayo mezi yose n'iyo myaka yose atazongera akabibona. Abahereza ijambo kugira ngo ribafashe. Umwe nageraho umwe akamubwira turi mubi, undi ajya amubwira ati niyo wambona ndi mubi nge nsanga uri mwiza iteka ryose. Undi najya kuvuga ati oya ndabona utakiri kwa kundi, undi namubwira ati nubwo wabigenza ute mbona ukiri mushyashya kuva wa munsi uko nakubonaga cya gihe. Ni ukuvuga ngo yari amagambo yabaganirizaga ijambo ry'ubugingo ryo kugira ngo nibageraho bananirwa, nibageraho batsindwa, nibageraho bagiye kubivamo, nibageraho bumva byanze, bagire bate bibuke rya jambo umubyeyi yababwiye, bibuke rya jambo rikomeye umubyeyi yabasezeranije, yababwiye umunsi agiye kubasezeranaho, bagiye kubabwira ngo bagende cyangwa bari gusezeranaho birumvikana. Noneho iryo jambo nta rindi, ni ijambo ribabwira ngo mwongere mwibuke ibihe byanyu. Ni iri jambo ry'Imana, ntabwo ari irindi, ntabwo ari ibirayi, ntabwo ari ibijumba, oya ntabwo ari ibitoki bariye, ariko ni ijambo risegura umutima. Ntabwo umutima usegurwa n'ibirayi, ntabwo usegurwa na kawunga, ariko ni iri jambo ry'ubugingo ryabahaga imbaraga, kuko yari yamaze kubona amakuru no kuyirebera yuko hari aho bageze baratsindwa, hari aho bageze barananirwa, hari aho bageze ubuzima buranga. Iba ngombwa ko babamo separation. Iyo separation kugira ngo utongera kubaho ukundi, abaha ijambo ribabera impamba, abahereza ijambo ribabera inkomezi, abahereza ijambo ribasubiza kandi ribafata mu rugendo, kugira ngo nibagera no muri cya gikombe gisharira, nibagera n'ahandi hari amazuku, nibagera n'ahandi bikomeye, bongere bibuke yuko hari ijambo umubyeyi yababwiye, bibuke yuko hari ijambo yababwira ubwo yabasezeragaho, hari icyo yababwiye kibakomeza, hari icyo yababwiye kigomba gusegura umutima w'umuntu ngurananirwa, ngurarwaye, ntago bizeye gukira, uhoramo ibishuko, uhoramo intambara. Izo ntambara nizijya kuza, nujya gusanga ugiye gutsindwa, uzibuke ko wariye ku mutsima. Nibona ugiye kunanirwa, uzibuke ko wariye ku mutsima. Nubona bigiye ugiye kubivamo, uzibuke ko hari umutsima wahawe. Sifa kwa Mungu, haleluya. Uzibuke ko hari umutsima utaherewe muri rusange, utahawe muri rubanda, ariko wahawe na Data wa twese. Uwo nguwo niyo abandi bazi kugeza mu bihe binaniza, niyo abandi bazi kuri mu bihe bisa naho bikayutse, bajya kubona bakabona usubijwemo imbaraga, bakabona uhora uri mwiza, uhora utoshe, atari uko hari ikindi, ariko hari umutsima wariye mwene data, hari umutsima w'ubugingo tugendana, hari umutsima tujya twisegura. Uwo nguwo ni iri jambo rijya ritubera inkomezi mu bihe bikomeye, mu bihe bitoroshye, mu bihe bigoye, rigakomeza imitima yacu, tugasanga turacyakomeje ku rufatiro, twubatse ku rufatiro rw'Imana. Nenda kukubwira rero ngo uyu mugabo yaragiye amaze kugenda urugendo rutari rurerure cyane ngo bumwiriraho, biba ngombwa yuko aza gushaka ahantu acumbika. Agiye gucumbika ngo aza kureba aho yarageze mu Bayebusi, kandi Abayebusi ntago bari bwoko bumwe nabo. Aravuga ngo ntago twacumbika mu banyamahanga, reka twongere dutera intambwe hakurya. Hari umudugudu w'Ababenjamini. Uwo mudugudu w'Ababenjamini ni ukuvuga ngo bose n'Abisiraheli bazagenda bariho bacumbika. Ahagurukana rero morale avuga ngo reka dukataze, reka indogobe zacu tuzishiramo imbaraga, turebe uburyo twagira dute twaza guhangana n'iri joro tukagera kure. Barangije baragenda ngo ariko baza kugera ahantu bwije cyane ngo hari igihandagaza. Haleluya. Aho muri icyo gihandagaza ngo basa naho bahicaye bararambiriza, basa nibibaza mbese ntidusubira Ibuyebusi aho, nta nubwo na Benjamini hatugeze, nta muntu n'umwe tubona tuzi. Ngo ariko mu gihe bagitegereje Yesu, mu gihe bagitegereje bibaza ngo mbese biragenda bite, bugiye kudukeraho mu muhanda hano, ngo haza umugabo wari uvuye mu murima. Uwo mugabo wari uvuye mu murima ngo asanga abagabo bahagaze mu nzira, n'uwo mugore ndetse n'abo bagabo babiri. Ngo arababaza ngo mbese niki gitumye muri iri joro mwaba muri ahangaha? Ngo baramusubiza bati tuvuye Betelehemu y'Ubuyuda, ariko twashakaga kujya iwacu, none turaye nzira ntabwo turabona abatwakira. Umugabo arababwira ati ntimukarare mu nzira, nimuze. Yaravuye guhinga, araza yiviriye mu kazi ke, araza arababwira ati nimuze mbacumbikire, kuko yaracumbitse muri wa mudugudu w'Ababenjamini. Abagabo baragenda, mu gihe bakinjira
mu gihe bakinjira mu nzu iwe bamaze kugera mu nzu iwe ngo bagifunga gusa ngo bajye kumva bumva ku rugi ngo barakomanze ngo bagikomanga Bibiliya irambwira ngo ni abagabo b'ibigoryi ngo bo mu muryango wa Benjamin abagabo b'ibigoryi wa Benjamin ngo baraza bakomanga kuri rwa rugi rwa wa mugabo wari ucumbikiye bari abantu barangije baramubwira ngo turashaka abantu binjiyemo aho ngaho umugabo nyir'inzu arababwira ati mfite abantu mo hano shobora kubaha akaba aribo mugenda mukajya kukugirira nabi ariko uyu n'umushyitsi wanjye ndetse n'umugore we ntago nabumubahereza abagabo baravuga bati ntibishoboka abo nibo dushaka byanze bashiraho imbaraga bashyizeho imbaraga bakurubana wa mugore barangije babaramujyanye barafunga ese uribaza ngo uriya mugabo wari uvuye kukura umugore we hariya kwa sebukwe yaraye atekereza iki yaraye yibaza iki umugore mvanye kwa